urumva ni ibisakuzo ngo avuyemo umwe twashira itabaza ati byaterwa n'uwo ari we ariko zo kucyungana bagije amanota ako icyo yagikoze bamwica ati biterwa n'uwo ari we kwako aryavamo umuntu udakenewe nawe zana filozofi muri oya niko bimeze umwana agomba kuba amanota aryo utanga igice utanga inota ryuzuye igice igisubizo kiba kizwi aha nta bosansi ihari igisubizo kiba kizwi nta igisubizo ni cyo nasa kugenekereza ry'inyuma ba iyi ni ikiga ry'inyuma none se ujya kugenekereza oya ndabizi reka tujye cya kabiri kundeba ndaguha bayitonze Nasiri kundeba ndaguha byanza siri igisubizo imwana ndamweme ntabwo ndi kukureba witonze Nasiri igisubizo kundeba ndaguha sako Nasiri kundeba ndaguha ariko mwebwe Nasiri wawe uratse gato Gerard note mu bitanu iteka edi bitanu igisubizo njyewe oya Nasiri zamura amafaranga kundeba ndaguha zamura amafaranga atavuna ni make kundeba ndaguha subiza ariko reka kandi ntibagukopeze nturebe kuri YouTube wireba hariya Nasiri ahubwo nabaze na chat GPT niyo mahirwe nabaze chat GPT n'igisubizo nayo ntabwo twaje ntabwo nayizanye kugira ngo tujye kubazanya mwabona mwe nono nunanirwa gusubiza kino kibazo turasoza ikiganiro witwa Jean Pierre Kimasa oya aba yitwa Miyove Jean Pierre Kimasa Miyove nase Nasiri wisubiza abana Nasiri Miyove subiza cya kibazo Nasiri wikopera abana urimo gukopera Nasiri akose wamushizemo gukopera wamushizemo gukopera byarangiye ngo ibyari byose bizirago tubyemera ni Miyove byarangiye Miyove Nasiri umuntu yagisubije Jean Pierre Kimasa umuntu yagisubije arago iyi weekend yose turakwita Jean Pierre Kimasa ariko reka Miyove Jean Pierre Kimasa Nasiri reka mbabaza ninde uzanye ibahanga ako wanabizanye utashatse gusubiza niho bizanye ariko nyine subiza kari akabazo ka kabiri buretse gato cya gisakuzo cyakora buretse gato nge nabizanye aha kugira ngo nemeye ko umwana umunsi wa gatanu Bergo umwana ashaka dukurikiye Nasiri akurebera urugero ashaka kumenya ibisubizo atarabimenya wasanga harimo yana murakari nibyo daravuga ukuri ibi bisubizo byose ndabifite gicumbi yabimpaye kuva saa 3 za mu gitondo ndabyicaranye rwose ese ko tasubije cya kabiri banza mbese nge nabizanye aha kugira ngo dutuma abantu benjoyinga abagorora imbavu ariko banige ariko turabwire ibisubizo bya nyabyo you have to entertain and educate ntabwo nabizanye ngo dusubize kuko ngewe mu gitondo saa 3 nyibibona ntabwo nasetse narwaye pepe yari amazina yaze Nasiri Jean Pierre Kimasa Nasiri Jean Pierre Kimasa Miyove banza mbese subiza hariya twisomere yego ibisubizo uyu mwana yasubizaga ariko birimo logique okay nta kintu batubwira cya kabiri igisubizo ni ikihe cya gatatu yasubije ngo iki cya kabiri wanze mubwira imyenge y'inzu oya wasubije gute yasubije ngo ntabwo ndi kukureba ntumbeshye uyu mwana afite logique ariko wari kureba urupapuro kundeba ndaguha ngiye ntabwo ndi kukureba ariko sinkubona banza mbese mwana bamajije ati havuyemo umwe twashira we ahita atekereza muri sosiyete abamo aravuga ati hari umuntu wavamo ahita avuga ati iwacu ntibagire icyo bitwara byaterwa n'uwari arige mama yavamo bikagura no ku muturanyi yavamo nta kibazo nabirenze urumva umwarimu aragira bati kundeba ndaguha mwana ati ko ntakureba se aravuga ati ntabwo ndimo kukureba yamusubiza ngo ndagusabye se Jean Pierre Kimasa icya gatatu nyiramakangaza ngo mutahe icyagatatu uri wese uransubiza turaziranye jewe nyiramakangaza ndamuzi ariko angaye gushyiramo icyo fraka vango naye ndamutahe icya gatatu yagisubije mpita mbona neza n'igicumbu gisubije nyiramakangaza ngo mutahe uwo ni uwahe ahita abaza ati ni uwahe iranzi Jean Pierre Kimasa iri umuntu Jean Pierre Kimasa kandi uhanga ari ukuntu ujya gutanga impapuro ari ukuntu mukora kwizi ikintu gisake uyu mwana nyine noneho reba icya kane nuko umuratsinzwe ishuri uyu mwana azikaraza ibintu yashatse kuzana iby'ubukomediye ku rupapuro agiye gusibira gatanu ni filozofi yashyizemo gusa nta kintu yashatse gukina komedi ku rupapuro agiye gusibira gatanu none reba icya kane ngo inka yibara uyu mwana ahubwo icya kane ukuntu yabicuritse yashatse kugisubiza ameze nk'ukizi ngo ni inka yibara
mu bisura ushyira urumira inka y'ibara kandi ari ibara ry'inka njyewe uyu mwana mubatije ni Legend akangara mfuka rero anga we yabigerageje nuko yabyibagiwe yarabizi ariko ntiyarazi uko bikurikirana ariko ntabwo ndi kureba ntabwo nese nako ariko ibyo yashyizemo logique ni biriya bibiri cyambere n'icya kabiri icya kabiri n'icya gatatu kuri nyiramakangaza uwo ni uwahe niko tunashya tutaziranye ako cyo we aranzi waramuzi mbere yuko mutashya yo gutahije kuvuga nawe ndamutahije utamuzi we nese waguye ngo nyoko wanyu wo kwa so wanyu kwa yabamuzi utamuzi barahuranyije bavuga barabakure yavuze nyiramakangaza simo uwo ni uwahe ko namuzi ansuhuza nkanje ko mbara ibibazo bine yabonye 0 ku 10 ibindi bitandatu asa ibindi bitatu nyamara yarenganye ngewe uyahubwa ikindi kimwe birihe kugira ngo batanu 10 wenda uyu muri Legend dushakira iranze tumusuhuze uyu muri Legend yitwa Jean Berkimasi ngo ni Rusizi buri niyo mpamvu range ratekereje Gicumbi ni Rusizi ni Munyove ntago ari Muyove ngo ni muri Munyove iyo ni AI niko ibisubiza sako avuyemo twashira igisubizo cy'ukuri inkingi y'inzu sibeshyera AI nayo hero ni Jean Berkimasi Pro Max sako kundeba ndaguha urushishi cyangwa yes no soma neza soma hari ukuntu yabyanditse hari ayihene ni Nasiri ikoresha pe iyi ni Jean Berkimasi Pro Max oya nyiramakangaza ngo mutaye igisubizo cy'ukuri ni inzogera yara ariko ntago ari inyarwanda iyi ngiyi sakwe mu Kanyarwanda umurabyi ako ngo yashyizemo ubwenge nubwo atari cyo ariko irashyira mu buhe bwenge nyine umwishyura isa yumva umurabye nyine kiri kimwe oya ni ubuvanganzo na filosofi ifite ubwenge bwawe wishyiramo filosofi oya ari tashyizemo ubwenge ni kabiri kundeba ndaguhanga urushishi cyangwa intuze ariko warebye icya kabiri gisubizo urushishi cyangwa intuze yihe abahanga mu gukoresha AI ngo baje gusanga akenshi irefera ku bwenge bwa nyirayo umva nkubwire gusubiza bitewe n'ubutera komanda ugikunda kwihata kandi ikindi buriya anga ari ikibazo cy'ikinyarwanda ariko nta translation ari ikindi AI imaze kwibona ibizi kuziranya n'umuntu nasize byeri yanjye ahantu sanga umuntu ayimazemo urayibaza AI se ndayibaza muri aba ninde ndayibaza ati rinde unywereye musaza ndi yinyweye ndayibaza ninde unywereye ntabwo akubwiye ngo mifoto yaho uri turebe ivuga gute irambaza ati byaterwa n'uri gukeka ndayibwira nti hagati ya Gicumbi na Fuad itubwira ati wijya kure n'Igicumbi yasubije ko Gicumbi yakubereye byeri kandi koko ni wari uyimize ndashagiye bibaza niba zatwishyura kubwe yambwira ati nibihembo iyi rero ntago ari Kanyarwanda no AI nayo ni Jean Berkimasi Pro Max abavandimwe muze ngo iyi AI niyo mu biryogo ariko kagira ibara cyako zi muri Legend nasira akantu wazanye mbere ikiganiro ni sawa cyane abantu ako reka dutanga ibisubizo bya nyabyo oya Jean Berkimasi turakwemera njyewe ari igisubizo ariko wazarirangiza njyewe bityo wazarirangiza oya ngaza ategera mu uyu mwana sinzi ibindi azajya azaza muri Genizi no mwana reba ibi bisubizo reba kujyana ibi bintu iwanyu ukabyereka umubyeyi watanze minerevare Jean Berkimasi ari kunandika n'ibintu bigaragara ku buryo bwarimo guhazera avuga ati yandika neza arananditse birasomeka azi kunoza umukono hari abana bagira tekinike yabona nanditse ibintu bidasobanutse akabyandika nayo ku buryo kwisomera kugora akantu kanyemeje ngewe buriya ntabwo mukazi nyiramakangaza ngo umutahe uwo ni uwahe ahita abaza mwarimu ngo ni uwahe ko ntamuzi uwo ni uwahe uyu mwana wasanga nyamara baramutumije nko muri biro ndakajya gukana bagafotora gatraining gutya ni nk'umwarimu wagafotoye abana bose ba Munyove reka tubasuhuze Munyove nako nagana yewe groupe scolaire Munyove ntago mazi gusa ikintu yashyizemo logique ni yari ngo havuye mu metwashira nibaze nko kukibaza Edi nawe yavuga ati byaterwa n'uwari we kuri BND oya hanga ashyizemo ubwenge ndabyumva ariko nanone butari bukenewe bwari bukenewe ukeneye gute uyu mwana we baramubwiye ati gitera bosanze kurikiza n'ubuzima busange ubamo kandi ubuzima busange yese atekereza umuntu wavamo nyine avuga byaterwa n'uwo ari we ariko nyine twagiye na Siri kadutanga ibisubizo kwa Manchester United havuye mu twashira Michael Carrick kwa Arsenal Declan Rice kwa Real Madrid tawe ukiri
mwa barisa kwa barisa Hansi Flick mwa Bayern ko bose bari rundi kaba yashizera kuko Bayern bose n'ubundi bahari ariko bikaba byanze nka Bayern buriya mba mbona ari nka Orisi ufite amafaranga yawe se kase iyo nyafite mba mbizi si ngombwa ngo ubimbwire urabimbwira kugira ngo bigende ko mbizi ko nyafite birakureba nayawe se ndakubikira bana nyagasani iyo nyafite n'injye ububi ariko se konzi ko abakire bagira umutima mwiza saa yanjye rwose ndabizi birekerera ibyo ayo nayanjye ariko icyo nzi farangura ari cigatiye arega nayanjye saya uko yabangana kose nta kazi naguhaye ayanjye yamenyera iki ko araho muhera mubabashura ukanyuraje intekene imitwe ngo unyoherereje 100 uri nongere mbigusubiza umenya ko mfite amafaranga ubibwiwe niki nabonye umuntu uzi gusubiza hari abantu ni DJ Brian umeze neza ariko emeze neza iyi mvura we nta kibazo kuko iyi mvura hari ikibazo se kuri wowe none se ngize urutare ariko nanone ntabwo uri korode nta kibazo ngize ibati yakubita ku ibati none kugenda nta kibazo yagwa yiriya mahindu uragenda nta kibazo twebwe turacumbika ugategereza ari abavuze ngo ngwino moto y'umugisha nanjye gusagate hari mba nkureba nkabona ufite ibintu ushaka kuvuga wabuze aho bihera kandi si ngombwa ko bivuga byihorere twigire mu makuru Fuad umeze neza gatwakira umukire buriya haba hari umukire akaba n'umukire harya ngo ni kabombo ni iki ikinyarwanda be bavuga ngo iki umukire hari abakire hari n'abakire cyangwa se abagwiza tunga oya we muhanga mu kubarura no gutondekanya ujye ubatondekanya uko batondekanya ubwo niwe uzikikira mu kiramo nta kibazo ikiciro ni wowe ukiye oya mvuye ku bakungu ba Benjamin ngiye kwa Fuad abaherwe ba nyirimari mumeze neza warayibaruye si byo byanyabyo yanjye nayo urayizi wabaye umuvunyi ryari ariko se iryo koti wambaye niyo shati wenda ariko Brigena javuze ati sigaye wambara nk'abapasiteri ugiye gushinga urusengero ariko wambaye neza pe apasiteri se bambara nabi ngo bahora mu makositimu nibiba ari bibise ndabizi se kandi burya kosime ni imyambaro ihende si ihenze iyo uyigurira hari ibihenze hari abayitira se simbizi makuru niwe uyafite Benjamin ntagiye kugukemanga ko ikoti ryambara gake nise mbona kutira umuvunyi se uramukizwe n'ikibenja numva ari kirageza saa inera none se ko Fuad yambara buri munsi Benjamin akaje kuryambara ubu niba hari umuntu ufite umurenge ukazarimo so nta ntugu zikwira ugira nta ntugu ugira zijya mikote je mfite ubwo bushobozi bwo kwigurira ikoti ngenda nezerewe meze neza yava ku mutima nta noze je meze neza karagarira abantu intuza akantu ese umeze neza ikoti kandi umuherwe ese umeze neza ariko maze rero iyo kubera neza niki natwe tumeze neza iyo umeze neza ku giti cyawe bigumane cyangwa natwe tumeze neza ni bibiri ubugewe iyo umeze neza bigumane iyo natwe twashaka ko tumera neza tumeze neza yego biroroshye dukarage twese tumere neza nkuko umeze neza iyo utabishoboye rero igumane iryo mera neza ryawe icyo cigatiye ni iki saya ribasa se ngawe ntuyafite hari ikindi kintu kiri genda mutsana naguze nagura ihene kandi hano ntibabaga hari umugabo umwe ngo yebwiye mugenzi we atari ko nk'ubu ngubu ku kazi umugabo ugera mu atari ko ukunda gusiba akazi cyane ujya mu kabari tarambwa atari ko wazamubwiye bose mujya twishyura mujya duhaza akayeza nabyere ukazoga ko nzabura nturamukumbuze ku kazi ukabona nakererewe hanyuma bose ukabona nsimubwije ukuri ngo mu bitekerezo nyabitekerezo ukabona nsabye konji uzamenye ko ntashoboye cyakora hano iki cyayi birirwa baduha buri munsi yagiye umunsi uko cyasimbura ati nagisimbuze byeri zari ko zambura ku kazi cyakora hari abatabura hano ubwo wihereyeho
nta konje wajyamo. jewe sinabura twazajya dukora iminsi yose Gicumbi we yaba umupimyi Ni umusemburo zo Gicumbi. oya nayo yaba umupimyi hari n'abajya basaba kuza gukora hano kubera icyo kintu. Okay, murumva ko twebwe timu imeze neza cyane kandi bapapa barishimye rwose yo ntimwishimye kuko wavuze ko ari we wishimye ngo niwe uratuvugira, wavuze ko wishimye, abandi twese ntituzi kuvuga. urababaye tugufashe njyewe mbwiye ikibazo ufite ni ikifa kugira dutangire ikiganiro tugikemura. Numva baye nka wa mubyeyi iyo yashakaga kwima abuzukuru yabazaga ngo murashonje ngo murashaka kurya agateke swim ntiba hari icyo ukora ngo mubaze ngo ikibazo ki bare ubu ni cyo kazo urya ibyawe. Aha njya mbona urya ya keke ya 800 no kubikorera karitoma pe. Dushyire iyo mibare Deusi ayitubwire ubu mbere yuko dutangira ikiganiro duhe byari imibare Gerard yari yadukoreye ubundi tubone gutangira ikiganiro cyacu. Deusi ayitubwire uko Arsenal yabihagaze sezo nirangira. Mu mibare ibyo Arsenal yakwinjiza niramuka itwaye Premier League na Champions League muri uyu mwaka w'imikino, hari amafaranga ava mu baterankunga n'ubucuruzi bisanzwe icyitwa commercial revenue azazamuka 41% deje amaze kuzamuka. Ibyo yakwinjiza biturutse ku kibuga match day revenues no kuzamuka 17% ku byo yinjije mu mwaka ushize hazamutse 17%. Amafaranga ava kuri televiziyo cyangwa se ubwo ni TV rights nyine yazamutseho 4% ubwo babara ku mwaka ushize. Hanyuma ati nanone kandi ishobora kubona andi mafaranga menshi yaturuka mu gihembo cya shampiyona ya Premier League. Mu mwaka w'imikino ushize yinjije miliyoni 171,500 yabaye ya kabiri muri shampiyona, ariko nibaramuka batwaye Premier League muri uyu mwaka haziyongeraho izindi 3 n'igice, haziyongeraho izindi 3 n'igice zibe 175. Yobeta Arsenal muri tujye muri Champions League. Muri UEFA Champions League mu mwaka ushize Arsenal yinjije miliyoni 101 nyuma yo kugera muri kimwe cya kabiri cya Champions League. Muri uyu mwaka bamaze kubona bamaze kwinjiza 122. Kandi nibaramuka batwaye igikombe cya UEFA Champions League haziyongeraho miliyoni 10 kurayo bamaze kwinjiza muri uyu mwaka, kuko muri ya Champions League gutsinda umukino bigira amafaranga babaha, kunganya umukino bagira amafaranga babaha, kurenga stage uko barenze stage bavuye muri league phase bagiye muri round of 16 bagiye muri quarter finals bagiye muri semi finals no kuri finali, kugera kuri stage byonyine hari amafaranga bahabwa. Buriya n'amarushanwa yose y'Uburayi, buriya amarushanwa yose y'Uburayi atari amashampiyona, buriya amashampiyona batanga amafaranga agendeye ku myanya, ariko andi marushanwa yose ab'Uburayi ajya amaturunwa yose burya buri mukino utsinze bigira igiciro, buri icyiciro urenze bigira igiciro. Buriya mu Bwongereza abaye kandi gakombe abantu bajya bakina abantu batajya bamenya, ni agakombe gakinwa guhera ku makipe mu cyiciro cya 3. Kariya Rutoni yatwaye uriya kariya gakombe Rutoni yatwaye, buriya kariya gakombe nako kagira amafaranga, kuko buri ikipe iyo utsinze umukino uhabwa 50 by'amapawundi. Wagira gutyo ni gutyo bahera kariya gakombe nabonye gafite amafaranga agira hafi, ikipe igatwaye ishobora kugeza hafi muri miliyoni 7. Niyo mpamvu Sunderland yari yaragatwaye umwaka ushize itwara na igera no mu cyiciro cya mbere, nayo yatwaye yakoreye amafaranga menshi kurusha indi kipe zose zazamutse kubera kariya gakombe. Buriya gakinwa n'ikipe mu cyiciro cya 3 ngo bagahera mu cyiciro cya 3 zikagenda zikagera muri championship. Reka da ntabwo championship bagakina kariya gakombe, buri icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri ntabwo bagakina. Ubwo ni Ligue 1 na Ligue 2 ni Ligue 1 kumanuka kugira amatara mu bamate, buriya kariya gakombe nibo bagakina gusa. None se Rutoni ntiyagatwaye iri muri championship? Ni cya 3 my dear. Rutoni tubona mu cyiciro cya 3. Yego yabaga mu cyiciro cya 3. Yagatwaye uyu mwaka Rutoni nese mu cyiciro cya mbere cyangwa mu cyiciro cya 3. Rutoni gatwaye uyu mwaka kamwe burisha yatwaye ejo bundi. Buriya rutwo dukombe twose tujye tugira amafaranga. Rero
n'izi ngizi za Europa League za Conference League za Champions League even za World Cup yaba World Cup y'amaklebe yaba World Cup y'ibihugu even muri erega hano muri Afrika buriya nijya gumva ngo Rayon Sport ngira mu tsinzi umukino yabona ya bene niko aya marushanwa yose ameze gukina kuko amafaranga iyo baze equipe ngo itwaye amafaranga ngahe mbere kubara amafaranga y'igihembo bwacyo y'igikombe ubanza kubara amafaranga yandi yose yagiye ibona muri ibyo byiciro byose ibyo byose bikarangira ariko umuntu abashe kuvuga ngo iyi kipe muri rushanwa ibashe gukorekinga amafaranga ngana gutya rero ni hari Arsenal nuvuga ngo umwaka ushize ayo yari yabonye muri Champions League uyu mwaka yaramutse twaye Champions League hakwengera aya ngaya kubera ko ni icyiciro kindi yarenze ari inkuru ya Cavenis ni senior ni chief reporter wa Sky yavuze ko ngo iyi seziza kurangira Arsenal yinjiye mu makipe abiri akomeye mu bukungu Erega ino mibare nuri yakozwe na Kavi hagati ya Manchester City na Liverpool niyi mibare yakozwe n'umundi na Kavi n'ubundi hejuru hari Arsenal yabibonye niyo bayikoze n'ubundi ni ibya kabisa ni ibya Kavi